Muraho neza ikaze ku muyoboro mugari wa Health Scholars. Uyu munsi bazaniye opportunity ireba abantu bose batandukanye iri gutangwa na NESA. NESA iri gushaka abantu bazahagararira cyangwa se bazafasha mu gukosora ibizamini. Ntabwo bigombera kuba warize education, niba waba warize ibindi bitandukanye na education wemerewe ku applyinga. Nkuko mugiye kubereka muri video hano babigaragaje ndetse bajya babisobanura. Ibyo byose niyo mpamvu ugomba gukurikira video ntucikanwe n'ikintu na kimwe kugira ngo ukurikire uko nakoze application step by step, nawe ubikore amahirwe yawe abe yakwiyongera kugira ngo uzafashe teachers n'abateachers nabo bari allowed gukora application, bose bakazafatikanya mu gukosora ibizamini bisoza amashuri y'umwaka wa 2025 bizakorwa muri aya mezi ari imbere make asigaye. Niba uri mushya kuri uru rubuga rwacu kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'amakuru y'ingenzi tubagezaho. Urafungura website ya NESA nkuko muri kwibona hano iri imbere yacu. Numara kugera ku rubuga rwa NESA uraza urebe ahantu usabira service. Hano ahangaha murabizi abantu bashaka kureba amanota ujya kuri exam results, ariko ntabwo ari byo tujye kureba services. Turebe opportunity yacu aheherereye hano kuri services. Hano harabonekamo amahirwe ku barimu ndetse n'abatari abarimu bose bifuza kuba bakosora ibizamini bya leta bigiye gukorwa n'abanyeshuri batandukanye, haba ari abasinyasiri ndetse n'abasinyasigi mu myaka igiye gukora muri uyu mwaka wa 2025. Hanyuma urafungura nkuko mubibona, niba hari umuntu wigeze akora application, ikintu akora n'iki iyo application wigeze ukoramo cyangwa se dossier cyangwa ngo wasabye gukora kuri tracking request, ukareba ukoresheje ya nimero baguhaye yitwa application number. Ni gutyo ubikora ugakurikirana dossier yawe cyangwa se uko bimeze. Hanyuma tugaruke home, twe ntago ari cyo tugiye kureba, ariko hano harimo services nifuje kubanza kwasobanuriraho bitewe nuko hari abagiye babimbaza mu gihe cyashize. Aramo numbaza gatese uramutubuze diploma cyangwa se icyangombwa cyawe kikagira ibibazo kigacika kikabura, wakwaka iki cyangombwa wakiyo bita certificate replacement. Unyuze hano kuri NESA, dossier yawe imara iminsi 2 yo wohereje ubusabe bwawe. Hari n'ikindi cyangombwa cyitwa confirmation result, murabibona nacura cyaka iyo bikeneye umunsi umwe cyo niwo kimara. Hanyuma niyo bita language of instruction certificate, yo abantu bagiye applyinga ama scholarship yo hanze, hari aho bagenda babaza certificate yerekana ko mwize mu rurimi rw'icyongereza. Murabizi uraza ukayisaba kuri NESA bakayiguhereza, ukaba wayifashisha mu document yawe. Hano iyo ufite izina rikosamiye ku cyangombwa cyawe, yaba ari diploma, uraza ukajya gusaba dossier ukohereza ubusabe. Hano bimara iminsi 2. Name collection, haraza request certificate, no gusaba certificate mu gihe utigeze uyibona, byo bimara iminsi 14. N'izira service n'izindi zose batanga, hari n'izindi zikiri kuza bazashyiramo. So tudatinze rero turebera hamwe opportunity ya assessors, markers and checkers ireba abarimu ndetse n'abatari abarimu mu buryo butandukanye nko nagiye mbivuga, ngiye kubibasobanurira n'uburyo mwabigenza. Hano uraza ujye kuri open and continue. Umara gukora kuri open and continue, urahita uza ujye kuri hano kuri iyi site. Urabona ibi options zihari, izi murabona ko application iri closed. Murabizi abona byeretse imbere nabiberetse imbere n'uburyo mwakwa applyingamo. Hano abo twakoze zitaragera kuri deadline, ariko ubu ngubu reka dukomeze n'iyi ngiyi dukore. Ahanga uraza ujye kuri choose and continue. Muri kubona ko tugiye gukora external institution and individual. Umuntu w'umwarimu we arajya hariya kuri have CMS code. Hano kuba external institution ndetse na individual ni umuntu uri outside, utari umwarimu cyangwa se utari muri education. Ahangaha rero muri kubibona ko babisobanuye for non education institutions, ku bigo bitari mu burezi, or other individuals cyangwa se undi muntu ku giti cye utari mu burezi, yemerewe kuba ya participatinga mu gukosora ibizamini cyangwa se kubihagarara cyangwa gucekinga akoze application yohereje ubusabe bwe binyuze hano nkuko muri kubibona. Ubwo numara kubona ko utari mu burezi, uraza ujye hano nyine ku side. Nge nahisemo ko dukorera umuntu utari mu burezi kugira ngo tugendane neza kandi kuko abenshi muri bashyashya muri iyi system. Hanyuma umurezi
n'umwarimu basanzwe bafite systeme ya SDMS basanzwe bayirimo cyangwa bakoresha Kamis, mwebwe murakoresha hari iriya side. Hanyuma twereka dukore choose and continue. Twakomeje na application yacu, urahita uza ugiye hano urebe document zisabwa. Hari izitegeko ugomba kuba nibura ufite bank account. Hano iyi bank account ugomba kuba ifite, yaba ari umwarimu sako cyangwa ari indi bank yari yose. Murabona ko nabyo nta kibazo, yaba yemewe, ariko kuba ufite bank byo ni itegeko. Niba utayifite urayifunguza. Ikindi ugomba kuba ufite ifoto yawe yerekana amatwi yombi. Izindi document ziri hano hasi ebyiri zo ntago ari itegeko. Uramutse ufite marking certificate yerekana ko wigeze ukosora ahantu hamwe cyangwa ahandi, cyangwa ufite iyo bita NCPD card, ibyo ubifite byaba byiza cyane. Ko niba utabifite ntago ari itegeko, nta kibazo. Kugira ngo dukore application yacu haza hano ujye inside your email, national ID or phone number. Okay, niba ufite email yawe uraza uyinteringemo hano. Ku muntu ufite account wari wigeze gukora account birahita biza akomereze kuri account ye yohereza umundi busaba. Ariko niba ntayo barakubwira ngo profile not found. Niba profile yawe itabonetse urahita uza ujye kuri register now. Numara kujya kuri register now urakirikaho. Numara gukirika kuri register now urahita bakuguidinga bakujyane aho usabira banza ariko kuzuzamo imyirondoro yawe. Okay, tubanze twuzuzemo imyirondoro. Urabanza uzushyiremo first name yawe neza, numara kwishyiramo ushyiremo last name. Numara gushyiramo last name ujye hano kuri district of residence. Numara kujya kuri district of residence urachuzinga akarere uherereyemo. Yes, numara kugachuzinga ushyiremo national ID. Numara gushyiramo your national ID, gender yawe, phone number. Hanyuma numara gushyiramo phone number ushyiremo na email yawe hano. Numara gushyiramo email yawe neza nta kintu na kimwe wibeshye, urahita ugenda ujye hano kuri save and continue. Numara kujya kuri save and continue barakubwira ngo account created successfully. Yes, muri kubibona ko account yacu ibaye created successfully, ariko ntago birangiye. Tugiye kugira ute gusaba ibyo dushobora guhagararira ibizamini. Hanyuma kubijyanye no gukosora byo naba teachers nibo bantu bagomba kumakinga. Hanyuma abandi mugendane nanjye. Hano murabona hari verification code baguhereje kuri email link. Uragenda ujye kuri email yawe urebe code baguhayeho uyishyiremo hano muri akabox. Numara kwishyiramo kuri verify. Numara kwiverifyinga murabona ko bavuze ngo no application found, bivuze ngo nta application n'imwe tugeze dukora. Abantu basanzwe bari barakoze application bo baraza muri system baraza kwera. Ako umuntu utarayikoze urajya kuri new application hano hejuru. Numara gukanda kuri new application baratuzana hano. Murabona hari steps zigeze kuri 3. Izi ni step zose ugomba completinga, then ubusabe bwawe bukaba bwoherejwe. Iya mbere no gucuzinga isomo ushaka kuzahagararira. Isomo numara kuri chuzinga uragira ute, urakomeza na step ikurikiraho. So reka tubanze tubikore. Professional education, yenda urugero tugiye gucuzinga imwe muri izi. Tucuzinge yenda reka turebe accounting yenda. Okay, accounting. Nitumara gucuzinga accounting, okay, let's choose accounting. Aha, murabibona yagiye choose and continue. Urahita ukora kuri choose and continue, nurangiza uze hano. Ahangaha barashaka bank account. Murabibonye uraza ku uploadingamo. Hanyuma mara ku uploadingamo bank account yawe urakomeza n'iyi step ivuga ku confirming bank. Ayo step ya kabiri. Numara ku confirming uraza kwatacingaho na ya foto yawe yerekana amatwi yombi agaragara. Ubundi application yawe irabigize gute, iraba irangiye.